aza ajya kurya asenge. Yego byiza cyane. Aha ti rero ndamwifuriza gusenga agiye kurya. So murabona ko rero nahangaha rwose agapira ngaka batera on honest. Nguwo rwose uburyo agatwara neza kabisa, control tanga passe kabisa. Reka turebe acyana bagenzi be. Aha attention hano ko rwose ahantu hose ikibuga abagenda hano ufite impano rwose. Aha reka turebe attention ni Theo. Hey okay hano ko rero hano biba binaryoshye uretse kuba akina na bagenzi be bari byiza, ariko umupira umenye utajya urenga rwose. Arababona rwose ko bimeze neza cyane hano muri groupe scolaire Kiramuruzi. Control agapira. Bagenzi be nabiyo babonye kuri baro baravuga bati Theo ugomba kuwutera wawuhize rwose. Nizeyimana Theo yana umuhanga cyane rwose. Reka turebe attention ahangaha uramubona rwose. Reka turebe uko bimeze kabisa. Aha attention reka turebe shot ariko bawukuraho rwose ntabwo byoroshye. Bagenzi be nabo baravuga bati ni duweri. Reka turebe pereza aragucenga. Aha katirebe ntabwo byoroshye. Theo ashyira ku mutwe. Reka turebe tanga pass. Urabona ko Theo akina na bagenzi be avuga ati tanga pass imbere zamu ati ntabwo ukina jyenyine no kudefanda. Reka turebe Theo arakwica pereza tereka Theo mu ngwaje. Nguwo tanga pass nziza cyane wabibonye. Pass ni moso wabubonye bazina wawe. Barako rwose ko bafite umumuga ntabwo bikatura biberezamo pino mucaho rwose. Yabona ko ari byiza cyane. Reka turebe shot piro vaho. Reka turebe bagenzi be avuga ati ko mba hamwe ni mume bite byanyu bimeze biti. Reka turebe Theo. Reka turebe watinda pasa bagenzi banje nta mpamvu yo kwiharira. Ati ngomba gupasa abagenzi banjye rwose. Reka turebe Theo imbere zamu shot goal. Theo aterekamo ati ndacyabataka. Theo nese kirame igitego cyiza cyane. Bona ko bimeze neza rwose. Aha katurebe shot kona hariya. Bona ko rwose shot shot atari cyangwa cya kabiri. Assiste ya Theo. Bona ko rero ni byiza cyane. So namwe rero muba mudukurikiye rwose navuga ko ni byiza ko umwana nk'uyu rwose ashyigikirwa. Aha hariya kuri VAR rero ndabona bambwira bati bamuhe penalty tugana ku musozo rwose. International ati rwose bamwambika. Aho ni Claire nawe umwe rwose muba baye muri iki gikorwa cyane kandi n'ubu tukikirimo gikorwa kizahoraho. Cyone sama bana amashimwe cyane. Aha tuno twenda two gukinana rwose. Atera penalty asa ni ewana ni cyataka. Yambwiye ko akunda ruboneka Jean Bosco nawe uvuka ahangaha. Hano rwose reka turebe urabona kabaye rutayizamu. Hanyuma rero ubwo dukomeza kubabwira ko yaba ubuyobozi bw'ikigo bukomeza kumwitaho, ubuyobozi bw'akarere hano n'ubundi ibyo barabikoze na mbere hose bamwitayeho kandi n'ubu biracyakomeje. Hanyuma natwe nyine abakurikira ibiganiro cyangwa se n'ababa bari ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hose yaba bari mu Rwanda twagiye tubabona bari hanze y'u Rwanda muvuga muti ubufasha turabumugezaho gute.
bakomeza rero kugenda mumufasha mu masomo ye yige neza cyane. Reka tumurebere asa na rutahizamu baba na contre choc bazimanuye, na contre choc bazimumanuriye kabisa. Hari umwana uzi kogeza umupira? Hari uzi kogeza umupira? Egera hino nguhe mikoro wogeze mu kanya iyi penalty ni wowe ugiye kwishyiramo. Wabona uko Theo mwarimu yamushyizeho akina, nawe ngushyizeho uri umukomenteta ejo ukaba uri kuri Radio Rwanda. Ugiye ukurikira? Akunda uwe munyamakuru. Rugangura Axel. Urumva ushaka kuzogeza nka Rugangura Axel? Shyiramo igitego twumve uko ndiye kipe. Ape. Simwese kubera icyo mukunda Ape. Harabakunda Aperi? Zamura turebe. Aha. Abakunda Rayon Sport namureyo. Baruboneka barahafasha. Ni kwaruboneka. Ariko ni byiza cyane. Uraje uhite wogeza. Reka banze yambare. Kuri uyu mukino mwiza uhuje amakipe yagiyemo abana harimo impano yacu zo kwiboneramo. Reba hano. Iyi ni baro yashyikirijwe na Federasiyo ya Football. Bavuga bati iyi ni baro y'ikigo ariko n'iyi ngiyi yazajya akinana n'abana bagenzi be. Ni byiza cyane kuko twanamubonye akinana n'abana. Hanyuma rero n'ibindi bikoresho birimo ama training ayo rwose akangaka uzagiza gukina wambara mu gihe mufite agapira gakomeye anako rwose nziza cyane. Boti ku Rwanda imbago zizigiza zisimba. Aha tujya tubanaho dufashanya rwose ni byiza cyane. Ufite impano tumushyigikire. Dukomeza yo gushimira ubuyobozi bw'ikigo cy'ishuri yaba directrice yaba mwarimu we umwita w'umusikundi Suracyari nawe twabonyeho akavideo nyirizina imbuga ze natwe tugakomeza kugenda tugasharinga. Hanyuma imbere muranahabona ubuyobozi bwaje buhagarariye umuyobozi ushinzwe ishami y'imibereho myiza hagati natwe rwose n'akarere twari twadusanzwe tumuzi yaba mwagiye mubikurikira. Ngira ngo rero mu gihe turi muri ibi naha ijambo Federasiyo bakagira icyo batubwira, hari ibyo twamuteguriye wenda n'ababyeyi be byose tutagiye gushyira kuri kamera, ariko na Federasiyo ikoze igikorwa cyiza cyane cyo kumushyikiriza ibikoresho byo gukina. Ndumva twaha ijambo abo muri Federasiyo bakagira icyo mutubwira. Munguni shyira munguni Erike vino mutere. Rero n'amutere hanyuma tugire aha turebe rero Karuma baraka kundi. reka tukubarire Rike ndetse na Theo mwiza muri 1 2 3 azizamu yaratari ndetse no gutsinda muteri ya nyuma turako emeze turabe cyangwa ndetse mujyane n'umuzamu. Okay, sawa. So iyi ni imikino y'abana rero nabigana na Theo ndetse murabona ko bakina hano ku kigo rwose. Sawa. Erika arakwemeza. Theo tureke. Murakoze. Reka tubashimire rero. Ndumva nabashima kabisa. Abana nawe usaka penalty. umuhungu hano kiramuruza ajya gutera turabara 3 Akwiye gushimirwa pe, niwe rero wakoze kariya kantu. Katurebe rero penalty twayiterekamo. Aha cyabonetse. Erike wagiye mu isaha. Erike ngwino umutere Theo nasajya mu izamu. Theo nasajya mu izamu. Bazakomeza kuba hafi abo muri Federasiyo bashobora kuza kugira umutoza cyangwa se ntawamenya. Ni byiza cyane ko bakuri hafi ni n'ubundi bufasha butandukanye. Urabona ko hari ibitajya kuri kamera byose, abantu mutagira ngo byose turabishyira kuri kamera, ariko iby'ingenzi baravuga bati turi kumwe nawe.
federasiyo rwose iri kumwe nawe ntugire ikibazo. Muramubona rero wabaye umusitari muri iki gihugu, ubuyobozi bw'igihugu buragukunda. Twaje ku butumwa bwa minisitiri wa siporo, muramuzi? Muramuzi? Yitwa nde? Aha, Mukayizere Neri, minisitiri wa minisiteri ya siporo afatanyije n'ubuyobozi bw'akarere yadutumye ngo tukugereho. Reba hano Theoneste, tugushimire ku muhate ufite wo gukina siporo, yo gukora siporo. Ubwo rero hari icyo wamugezaho wakifuza? Akoze cyane kandi anamukunda. Akoze cyane kandi amukunda. vuga cyane Minisitiri wanjye ndamukunda kandi arankunda. Okay, so ubwo turamukugerezaho ubutumwa yuko umukunda kandi bazagusura n'abandi bo muri minisiteri. Aha, arakoze cyane rero. Theoneste, urumva ko ubuyobozi bwa federasiyo bumwemereye kuzajya Kicukiro gutangiza shampiyona. Si ibintu byiza? Hanyuma ubwo i Kigali natwe tuzahita tumuza n'umukinnyi akunda Ruboneka Jean Bosco. Tuzamujyana arebe match ya APR kuri stade hariya. Stade Amahoro, match ya APR na Rayon. Match ya APR na Rayon, Stade Amahoro. Ni byiza cyane. Mu mamashi. Aha. Hanyuma rero kugira ngo tudatinda cyane, reka duhe umwanya muto umuyobozi waje uhagarariye ubuyobozi bw'akarere. Hanyuma araza guhita aduhera mikro umuyobozi w'ikigo cy'ishuri adushimire kuba twabaye muri uru rugo rw'ishuri. Ngira ngo dutuze rero twumve impanuro z'umuyobozi waje uhagarariye akarere iki kigo kibarizwamo ndetse n'uyu mwana atuyemo. Hanyuma umuyobozi w'ishuri araza kudushimira tugana ku musozo. Murakoze, reka mbone umwanya wo gushimira abafatanyabikorwa batandukanye, ariko mbere na mbere nshimire ubuyobozi bw'igihugu cyacu bukomeza guha amahirwe abanyarwanda bose muri rusange, ariko hakaza umwihariko abantu bafite ubumuga. Turi hano mu kigo cy'ishuri Groupe Scolaire ya Kiramuruzi kubw'impano z'umunyeshuri arahatana nk'intwari, bagitangaza arimo arakina mu myanya yose. Nawe araba umuzamu, ariko nubwo ntari umukinnyi ariko njya mbona hari igihe n'ubundi abantu bahinduranye mu mazamu, ashobora kuba ari mu kibuga akaza mu izamu. Rero Theoneste ibintu byose yagaragaje ko abishoboye. Mbonereho rero n'umwanya nanone wo gushimira abafatanyabikorwa batandukanye n'abafite umutima wo kuba hafi y'abanyarwanda, ne kuva gutabara kuko nta byacitse bihari, ariko buri muntu akavuga ati hari umusanzu natanga kugira ngo impano z'abana b'igihugu zizamuke. Hari icyo byafasha mu myidagaduro ni kimwe, ariko bishobora no kumubera n'umusingi w'imibereho ya buri munsi ko tujya tubona abakinnyi bateye imbere. Mbivuze kugira ngo abana bari hano mu buryo butandukanye wumve ko isomo iryo ari ryo ryose, ryaba ari iry'umukino, yaba ari imibare n'ibindi, birajyana. Mu kanya tuvuye mu ishuri, Theoneste arimo atugaragariza yuko mu ishuri nabwo bigenda neza. Ubundi iyo wakinnye ukaruhuka n'ubwenge birizana, biroroha kubera ko byose bijyana, umubiri ye umeze neza, uruhutse uri fit, n'amasomo burya yijyanamo. Nagira ngo nsabe abanyeshuri muhaguruke mugaragaza impano zanyu, mwe gutinda ku mpano ya Theoneste nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru, ahubwo n'izindi mpano. Ushobora kuvamo umuhanzi, ushobora kuvamo umunyabugeni, ushobora kuba icyo ari cyo cyose wumva washobora. Tugerageze amahirwe kuko igihugu cyaduhaye umurongo mwiza, cyaduhaye amahirwe. Rero mugerageze amahirwe, ntagira ayo mupfusha ubusa. Yaba ari ukwiga, yaba ari ugukina, yaba ari uguhanga, n'ibindi byose birashoboka. Imbere ni heza. Reka rero dushimire abafatanyabikorwa, dushimire ikigo cyamwakiriye. Theoneste mu muhati we tubabwira yuko ubundi atuye mu murenge wa Murambi, uhana imbibi na Kiramuruzi. Yaje mu kigo nk'ushaka kwiga amasomo bisanzwe, n'impano ye iragaragara. Rero aragaragaza yuko afite ubushake bwo kugira ikintu yakora, aragaragaza ubushake bwo kwiga no gukora n'ibindi. Rero Theoneste reka tumushimire, kandi ubuyobozi bw'akarere buracyari kumwe nawe, buzakomeza kumuba hafi n'ababyeyi be kugira ngo impano ye ikomeze ikure, agere aha kure hashoboka. Murakoze, ndabashimiye ku bafatanyabikorwa mutandukanye. Murakoze cyane. Reka twumve umuyobozi nawe aduhe ubutumwa muri iki kigo cy'ishuri.
ngira ngo bamwe baranasohotse. Ni byiza, nta kibazo. Murakoze cyane nk'ubuyobozi bw'ikigo cy'ishuri rya Groupe Scolaire Kiramuruzi, natwe twishimiye abashyitsi badusuye baje kureba umwana Theoneste wagaragaje impano yo gukina umupira. Ni ukuri birashimishije. Theoneste ahagarariye abandi bana bose bafite ubumuga muri iki kigo cyangwa se mu bigo bidukikije ndetse n'igihugu cyacu. Bigaragara yuko mufite uruhare rwo gukunda abana bose mutarobanura ku butoni. Banje rero gushimira igihugu cyacu kitwitaho, kikita ku bantu mu ngeri zose. Ntabwo ari ibintu byahozeho, ni ibintu byaje vuba, ni ibintu bitari byarahozeho mu gihe cyacu ko muri andi mukuru abantu bafite ubumuga ntabwo bajyaga bafatwa nk'abandi bana. Ariko ubu ngubu yaba umwana muzima ufite ingingo zikwiye, afite n'abana badafite ingingo zikwiye, bose n'abana kandi bafatwa kimwe. Ikigo cy'ishuri rero turabashimiye kuko ntabwo ari we mwana wenyine dufite ufite ubumuga hano mu kigo, hari n'abandi. Hari abafite ubumuga butandukanye, bufata no mu ngingo, mu mutwe, mu bwenge, ukabona umwana ntabwo yuzuye, ariko ntabwo bana bose tubafata kimwe kandi turabakunda. Theoneste rero yaje hano adukunze, yaje ntabwo twagiye kumuzana iwabo, byabaye kudukunda kuko abo ni hakurya mu musozi duteganye. Yaje adukunze ariko yaradushimishije kuko n'umwana mwiza, n'umwana wadushimishije, atari yajya no kuri urwego yaradushimishaga kuko ajya ku ishuri yizinduye, ntajya akererwa. N'umwana ubaha abarimu, n'umwana ukunda abarimu bamwigisha, n'umwana ukunda ubuyobozi. Inshuro nyinshi iyo munyuze aransuhuza akambwira waramutse. Ni umwana mbese wujuje indangagaciro z'umuco nyarwanda. Niyo mpamvu rero kuba noneho ageze kuri urwego rw'umupira agaragaza impano byadushimishije cyane. Byadushimishije ko mwaje kumureba, byadushimishije ko mwiyemeje kumuteza imbere, byadushimishije ko n'igihugu cyacu cyamumenye mu bandi bana gifite bameze ko, kandi kizakomeza kumuteza imbere. Turashimira rero igihugu cyacu, turashimira akarere kacu kadahwema guteza imbere abana bafite ubumuga. Turashimira umuyobozi wadusuye waje ahagarariye akarere kacu. Turashimira federasiyo yaje kudusura ikaza kutwereka yuko nayo dukunze. Ngewe ku mwihariko ndashimira umwarimu umwigisha kuko asangwa ashinzwe inclusive education mu kigo. Hanyuma ntago amukunda kurusha abandi bana, ariko mwiza uhuje amakipe yakinnyemo abo bana. Harimo impano yacu tumaze kwibonera hano. Theoneste mu ikipe yakinagamo akaba ari nayo itsinze muri irushanwa. Dushimire cyane Theoneste cyane, wakoze cyane tugaragaza ibyo ashoboye. Rero n'abana bakinanye nawe mwese mwiyamashi. Ni byiza gukinana n'umwana, mwese mugapasanya mugagera ku ntego mwihaye. Nk'abanyeshuri rero mugomba kwiga mukanidagadura. Rero nk'uko ubuyobozi bwa federasiyo ya Ampiti Football tuzakomeza guharanira ko abana uwo ari we wese ahabwa amahirwe kugira ngo agaragaze impano ze, ndetse tumufashe no kuziteza imbere n'abandi babibone nk'uko hano muri iki kigo babikoze, kandi turabashimiye cyane. Theoneste tuboneyeho n'umwanya wo kumutumira muri shampiyona y'igihugu izabera Kicukiro. Azaza kudutangiriza umukino wa mbere. Rero nk'uko wamudufashije azadufasha nawe, wadufashije kugira ngo uyu nguyu agaragare, azadufasha aduhuze n'umukinnyi we akunda cyane, bazabe bari kumwe. Ngira ngo Theoneste azishima. Murakoze cyane. Kuri uyu mukino mwiza uhuje amakipe yagiyemo abana, harimo impano yacu tumaze kwibonera hano.